urakoze cyane David kubw'amahirwe adasanzwe, amahirwe y'umugisha duhaye mu gusangira ijambo ry'Imana. Amahirwe ni ubuntu bugeretse ku bundi, kubona amahirwe mu buzima y'Imana, kukugirira icyizere, ikemerera n'umuntu kugira ngo aguhe ubwo buntu bwo kugira ngo ugire icyo ukora. Ni iby'agaciro gakomeye. Rero Imana nibitwemereye, reka tuhite tujya direct tuganire ijambo ry'Imana. Ndizera ko David ari kunyumva neza n'abandi badukurikiye. Okay. Ubwo ni ibibazo by'amarezo biragenda bikemuka. Nk'uko mubizi turi mu kwezi kwa kabiri, aho turi kuganira ku ijambo rivuga ngo umutima wihana kandi umutima ubabarira, muri teme twise umutima wa Dawidi. Ni teme yacu y'uku kwezi kandi tuzaganira byinshi. Gusa njye ngize amahirwe y'uko Imana iduhaye amahirwe adasanzwe kugira ngo abe ari njye muntu uyifungura. Niyo mpamvu Imana nimfasha ndagerageza gutanga paki yuzuye irimo navuga ibishoboka byose kugira ngo umuntu agire icyo acyura. Reka dusenge gatoya. Data, turagushimiye yuko udukunda, tugushimiye yuko utwitaho, tugushimiye yuko waturemye mu ishusho yawe Mana. Ijambo ryawe rirambwira ngo kuko turi abo waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, uw'Imana yiteguriye kera kugira ngo iyo mirimo tuyigenderemo. Yesu Kristo, duhagaze hano mu iriba ry'amaraso yawe kugira ngo dukoreshe, duhagaze nk'igikoresho gikoreshwa nawe. Abashinga ntaye nibo baza basenga bakavuga ngo Mana, ngo duhindure umuvugishwa wawe. Natwe duhagaze hano nk'abavugishwa b'ijambo ryawe kugira ngo utuvugishe Mana, utuvugishe mu buryo budasanzwe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, twakire umutima wihana kandi umutima ubabarira. Yesu, ntabari twe ahubwo dukoreshe nk'uko imbaraga zawe zingana. Icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 ku murongo wa 22. Haravuga ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Amen. Igitabo cy'imigani ibice 4 ku murongo wa 23 havuga amagambo ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Nk'uko mubizi turi kuganira ku ijambo rivuga ngo umutima wihana kandi umutima ubabarira. Ni iby'agaciro gakomeye kuba turi kumwe. Iri jambo tugiye kuganira ni ijambo nta muntu utazi umumaro, nta n'utazi ubuzima abantu babamo bwo kubabarira ndetse no kwihana. Twese tuzi uburyo bikorwa, twese tuzi imbaraga bisaba, ariko igitangaje uko tubizi turi benshi niko tutabikora turi benshi. Sinde mu bisobanuro byinshi by'aya magambo kwihana no kubabarira, kuko umuntu wese uri hano uneze amatwi arayazi, azi n'imbaraga bigira. Ahubwo ndaza kuvuga ibanga cyangwa se amabanga akubiye mu kuyashyira mu bikorwa, apana kuyafata nk'ibintu by'ibiteori gusa, kwihana no kubabarira. Kuko iteka tujya gukora ikintu ngo ihane, twajya gukora akantu ngo runaka ntazi babarira. No, turifuza kumenya ibanga riri muri ibi bintu twita kwihana no kubabarira, kugira ngo tumenye icyo dukwiriye kubikoraho.
kugira ngo wumve aya magambo ndagira ngo wibaze ibi bintu bibiri. Ni kangahe muri aya mezi abiri turi mu kwa kabiri wabwiye umuntu ngo mbabarira, iri kosa ndaryemera? Wibaze n'iki kibazo. Ni kangahe muri aya mezi abiri, haleluya, ni kangahe muri aya mezi abiri wababariye umuntu wakubabaje agusabye imbabazi n'igihe atazi gusabye? Numenya inshuro wabikozemo, nubasha kubimenya, urabura umugabo, amahirwe menshi uraza kwisanga ari hafi ya nawe, kandi uzi umumaro w'imbabazi, uzi umumaro wo kwihana. Haleluya. Amabanga ari muri iri jambo, kubabarira si inyungu z'ubabarirwa, niryo banga rya mbere, ahubwo ni inyungu z'ubabarira. Kubera yuko iyo umuntu yakubabaje muri wowe ugenda nicyo nakita igikomere, kuko uwo muntu iyo yaguteye igikomere kikuzamura ku rwego uhora wifuriza umuntu ikibi, kandi iyo ukomeje kwifuriza umuntu ikibi biguhindura icyo bita umwicanyi, nyuma na nyuma ukabura ubugingo. Nimba hari ikintu cyicisha umuntu kikamwambura ubugingo, ni ikibazo cyo kutababarira. Ntubona bino bibazo abantu bafite, ibibazo biri hagati ya M23 na Congo, u Rwanda, hehe n'ibindi, ni ikibazo cyo kunanirwa kubabarira no gusaba imbabazi. Iteka iyo ubayeho ubuzima aho umuntu atarabasha kwimenyaho icyaha ngo ace bugufi asabe imbabazi, atuma n'undi atabasha kumenya uburyo abantu bababarira. Nibyo bituma bizamura ikigero cy'urwango kuri wowe, ukisanga umuntu abayeho ubuzima yifuriza runaka cyangwa yifuriza abandi bantu ibibi. Nabonye umugabo umwe ari kubwiriza avuga ijambo ribi rikomeye, aravuga ngo Yesu yaravuze ngo nkunda abankunda ngo kandi abanshakana umwete bazamura. Aravuga ngo Imana ngo ntikamushireho umugogoro ngo wo kuvuga ngo arakunda abanzi be. Naramurebye ndamubwira ngo papa, ntabwo uramenya ibanga ryo kubabarira, kuko igihe cyose utarababarira umuntu ntushobora kuattaininga imbaraga ziri mu bwiza bw'Imana, ntushobora kuattaininga character, ntushobora kwakira image, ntushobora kwakira ishusho y'ubumana iri muri wowe igihe cyose. Kuko haleluya, umuntu wuzuye imbabazi aba afite umutima nk'uw'Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana yitegereje Dawidi iramubwira ngo mbonye umuntu mwisi ufite umutima nk'uwo nshaka. Kuko abandi bantu umutima wabo, haleluya, uhora uvuga ngo mporera. Niyo mpamvu amaraso ya Yesu Kristo yabaye meza kuruta y'Abeli, kuko y'Abeli yirirwaga avuga ngo Mana ngo uzagezayo guhorera amaraso yacu, ariko amaraso ya Yesu Kristo yaje avuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Imbaraga zo kubabarira si ibintu byo mu isi, ni ibintu byo mu ijuru, kandi tugomba kugira iyo character y'ijuru. Niyo mpamvu kubabarira atari inyungu z'ubabarirwa, ni inyungu z'umuntu ubabarira. Haleluya. Igihe cyose utabasha kubabarira, muri Yohana igice cya mbere, Yohana wa mbere 3:15 haravuga ngo umuntu wanga mwene se n'umwicanyi, kandi muzi yuko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri wowe. Igihe cyose utababarira umuntu ukamwifuriza ibibi, ukarema urwango muri wowe, uba uri kurisika kubura ubugingo bwawe. Kandi ijambo twasomye ryatubwiye ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, niho iby'ubugingo bikomoka. Ibanga rya kabiri ugomba kumenya ni uko kubabarira ari urufunguzo rufungura kubabarirwa. Kubabarira, ijya mbere navuze ngo kubabarira si inyungu z'ubabarirwa, ni inyungu z'ubabarira.
irya kabiri, kubabarira ni urufunguzo rufungura kubabarirwa. Ntushobora kubabarirwa utarafungura urugi rw'imbabazi ku bandi. Ubyanga ubyemere, iri juru turi kujyamo ntuzarijyamo nutiga kubabarira. Haleluya. Nusoma muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Muri Matayo 6:12 haravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Muri Matayo 6:14 na 15 haravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azabababarira namwe, ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Reka norosha amagambo. Ibi byanditswe ko ari 3 dusomye muri Matayo, bitwereka yuko mu mahame y'ubwami bw'Imana, mu mahame yo kubiba no gusarura, umuntu ubiba imbabazi asarura imbabazi, kandi umuntu ubabarirwa nawe arababarira. Iri juru turi kujyamo ntago rijyamo abantu batababarira. Reka mbabwire, iki kintu cyo kubabarira, Yesu yafashe hafi ibice 3 byo mu magambo ya Matayo ari kubyigisha. Yigisha abantu guharira abantu imyenda yabo. Reka mbabwire, hari isengesho tuza dusenga buri munsi rivuga ngo Data tubabarire. Ririya sengesho, reka mvuge iri jambo nubwo rikomeye, ntirishobora kuba aplike igihe nawe utababarira. Umuntu usaba imbabazi kenshi iwe ntababarire ntibishobora gukunda, kuko iri jambo riri muri Matayo 6:12 ryavuze ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira. Bivuze yuko Mana yanjye, ukubabarira ni kubabarira. Ingano y'imbabazi utanga nawe ni kubabarira. Uduharire imyenda yacu, harimo kondisiyo irivuga ngo aza nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Haleluya. Muri Bibiliya zose haravuga ngo alele freketele breshe devoya zalabre. Bivuge gute? Reka ndeke gutinda cyane ku kubabarira, ariko ijambo kubabarira ni ukutitura umuntu ikibi ku byo yagukoreye bibi. Mu magambo yoroshye, kubabarira ni ukutitura umuntu ikibi ku byo yagukoreye bibi. Ubundi iri jambo imbabazi mu by'ukuri, usibye Yesu warizanye mu isi, iri jambo ntiryabagaho. Musome ibitabo bya Mose, riravuga ngo nimba umuntu agukubise urushyi nawe umukubite. Bagira amategeko avuga ngo ijisho ku rindi, iryinyo ku rindi. Niyo mpamvu n'ubu ngubu Abayahudi iyo nimba bateye bo baragutera kurushaho. Ibo nibyo bakigenderaho. Nimba dufata urugero, nimba nkwambuye igikapu kugira ngo neza bingane nuko nanjye uzi ukanyambura icyanjye. Ariko iri jambo kubabarira, Yesu yarababwiye ngo mwige kubabarira abantu, Yesu we yanabishize ku rundi rwego. Yaravuze ngo ibi bintu ngo urugero dukoreramo, urugero rw'ubukristo rwacu nirutangana n'urugero rw'abafarisayo, urugero rw'ubukristo rwacu ntituzabasha kwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzi impamvu? umunywi azagirira neza umunywi mugenzi we. Mbese ibo kula ni kuripa tu. Ariko Yesu yazanye ikintu kivuga ngo nimba umuntu akwibye mureke, mubabarire.
ariko Yesu ni umugabo. Yesu ni umugabo. Yesu wavuze ngo umuntu usambana ntiyicwe, ahubwo ngo ababarirwe. Yesu wavuze ngo umwicanyi ntiyicwe, ababarirwe. Yesu iyo tutamubwira tuba turihe? Niwe fondateri w'imbabazi mu isi. Alele fodele bro selendre valevre chedevorias. Yesu aya magambo yavuze yo kubabarira no kubabarira, yaraje asibatora yose, arayisibanganya. Niyo mpamvu yaje avuga imbabazi. Niyo mpamvu Yohana yamwitegereje aravuga ngo namurebye ngo nsanga yuzuye ubuntu n'imbabazi. Ngo yari yuzuye ngo ubuntu n'ukuri, ubuntu which means imbabazi. Yari afite compassion, yarebaga abantu akababarira, akavuga ngo no, kuki umuntu yapfa, kuki umuntu yakica undi agapfa? No, mumubabarire akomeza abe. Ariko Yesu, haleluya, elele fraza labre tori shalabres. Ibi bintu by'imbabazi wiri kuvuga ngo I'm sorry, ntago byabagaho. Handi mbo twaza turirimba ivuga ngo Gorigota kera waricaga, banyaga barashiriye, ababyeyi baraririye kuko babuze ababo. Izina ryawe ni Nyabihanga, uwagiyeyo ntiyagarutse, benshi baragutinye kuko wicaga bose. Mu by'ukuri amaraso y'ukomeye yarahamenetse. Haleluya. Yesu yakoze ikintu kitabaho. Yazanye imbabazi. Ibintu yakoze navuga ngo yanyujijemo umurongo hafi amategeko yose. Aravuga ngo mubabarire. Habe nawe igihe yagiye gupfa, abantu bari babambanywe bavuze aya magambo, baravuga ngo ese bararebanye, baravuga ngo twebwe duciriye urubanza rungana n'ibyo twakoze, ariko se nk'uyu arazirike. Nabo mu mitwe y'abantu bishizemo yuko iyo umuntu yakosheje agomba guhanwa, kandi niko kuri. Iyo utahanwe urasubira ukongera ukabikora. Ariko Yesu uyu mugabo ukomeye aravuga ngo no, uwakosheje nawe yikorerwa ibindi. Hayiwe nibutse indi ndirimbo, Mesiyandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Yarambabariye angira umwana we, Mesiyandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Yesu ni umugabo. Yesu wazanye imbabazi ni umugabo cyane. Wenda reka kugira ngo nihute nje ku gice cya kabiri cy'iri jambo. Turi kuganira ku mutima wihana kandi umutima ubabarira. Nje ku gice cyo kwihana. Icyo ni igice kitarimo imbabazi zarizo zose. Mpamvu natinze ku mbabazi nuko zo tutazigira. Reka nivugire ku kwihana kuko nta mbabazi zizamo. Kwihana
ni igikorwa cyo kwicuza no kwemera guhanirwa amakosa wakoze. Kugira ngo ubyumve neza, uyu niwe mutima Imana ikeneye ku muntu wese. Nibyo twise umutima wa Dawidi. Igihe cyose ufite umutima utabasha kwemera guhanirwa amakosa wakoze, ntuba ufite umutima nk'uw'Imana ishaka. Urabisoma neza mu byakozwe n'intumwa ibice 13 ku murongo wa 22 twatangiye tuhasoma. Imana yaravuze ngo mbonye Dawidi umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Nta ikintu kigira Dawidi umuntu udasanzwe mu maso y'Imana ari uko Dawidi atacumuraga. Ahubwo Dawidi n'igitangaje yanagiraga bya byaha biteye isoni, nimba navuga gutyo, kuko ni wa muntu wari ufite umutima ku buryo ashobora kwica umugabo, yamara kumwica agataha. Yari afite ikibazo ku buryo yifuza umugore w'umugabo akamusambanya, yamara kumusambanya umugabo akaza akamusindisha akamuha inzoga, yabona bidahagije umugabo yanze kuva ku izima, Dawidi akamufata akamujyana ku rugamba bakamwica. Yarangiza ariko ikidutandukanya na Dawidi nuko yari umuntu uzi kwicuza ndetse ntahunge igihano Uwiteka amuhannye ku gicumuro cye. Niyo mpamvu Imana yamuhamije ko afite umutima nk'uwo ashaka. Umuntu wese uri responsable ku bintu yakoze niwe muntu ufite umutima Imana ishaka. Haleluya. Kwihana kurimo ibice 4. Igice cya mbere turi kugendera ku mutima wa Dawidi. Harimo igice cya mbere cyitwa kwimenyaho icyaha. Icyo gice kirakomeye cyane. Igice bita kwimenyaho icyaha. Kanze wenda ndebe ko mbona agakaramu kugira ngo mbone uko nzaza. Harimo igice bita kwimenyaho icyaha. Iki nicyo gice cya mbere. Iyo ubasha kwimenyaho icyaha, uba uri umugabo cyane. N'icyo Imana ishaka. Igice cya mbere ni ukwimenyaho icyaha. Igice cya kabiri ni ukwatura icyaha. Igice cya gatatu ni ukwicuza icyaha. Igice cya kane ni ukwemera guhanwa. Iyo ibi bintu 4 bitabayeho, kwimenyaho icyaha, kwatura icyaha, kwicuza icyaha no kwemera guhanwa, ntabwo buragera ku rugero rwa nyuma rwo kwihana. Ubu ukiri mu bintu byo kwigamba amakosa wakoze. Ubu ukiri kwigamba gusa, nawe ubundi ntuba wakihana. Ibi bice 4 bitaraba. Singiye gutinda mu bintu byinshi, ariko kwimenyaho icyaha ni igihe umuntu asobanukirwa ko yakoze icyaha ndetse agasobanukirwa uburemere bw'icyaha. Agasobanukirwa ingaruka z'icyaha yakoze n'ingaruka zigomba kumugiraho. Iyo wabyimenye ukamenya icyaha ukoze, ukamenya n'ingaruka zacyo, uba utangiye processes yo kwihana. Haleluya. Muri Yobu igice cya 13 ku murongo wa 23 haravuga ngo ibicumuro byanjye n'ibyaha byanjye ni bingahe ngo umenyeshe igicumuro cyanjye n'icyaha cyanjye. My dear, igihe cyose ushaka kubaho ubuzima buzira icyaha, menya kugenzura icyaha wakoze. Reka mvuge iki kintu. Ikizakwereka umuntu umaze gupfa umutima, umuntu umaze gupfa umutima neza, navuga uwo muntu ajya akora amakosa ntabimenye. Iyo wapfuye umutima, amakosa yawe urayakora ntubimenye. Ariko iyo uri umuntu ugifite umutima muzima, ujya wimenyaho ko wakoze icyaha. Haleluya. Haleluya. Igice cya kabiri
ni igice twese tuzi twirirwa turirimba buri munsi bita kwatura icyaha. Icyo cyo kirakomeye, navuga ngo twese turakizi. Hari abantu bamaze gushyiraho ministries zo kwihanisha abandi. ariko kwatura reka mbabwire, kwatura ni akantu toto, ni igice cyo kwigamba icyaha wakoze. Ni ukuvuga ngo ariko mana we, ni ukugenda. Ariko reka mbabwire, kwatura kwa nyaka Imana ibishaka ni ukuwe. Kwatura ni igikorwa cyo kwaturira umuntu wakoreye icyaha, ukamubwira ikibi wamukoreye. Mu Migani ibice 28 ku murongo wa 13 baravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka, haleluya, ngo azababarirwa. Umuntu wese watura ibyaha agomba gukurikizaho indi processes bita kubireka. Kwatura ntibigira imbaraga igihe cyose utaramenya yuko ukwiriye kubireka. Yesu ashimwe cyane. Guhishira ibicumuro, ugubwa nabi, umutima urakurya. Ndavuga abantu bagifite imitima, abatayifite gabo si sabanje. Ariko umuntu ufite imbaraga zo kwatura akareka ibyaha, uwo muntu ni ubabarirwa. Igice cya gatatu kugira ngo nihute nsoze, ni igice bita kwicuza icyaha. Ni igikorwa cyo gutanga isezerano ry'uko wumvise uburemere bw'ikibi wakoze kandi ko wiyemeje kutongera kugikora. Benshi mu bantu bihanisha abantu, iki ni cyo kintu batajya bababwira. Ukamubwira ngo ese ko wasambanye wabuzi uburemere bwo gusambana? Hari abantu bagisambana bakaba bazi yuko gusambana ari icyaha, ariko batarasobanukirwa uburemere bwo gusambana. Hari abantu biba akaza akatura ko yibye, akimenyaho ko yibye, ariko ataramenya uburemere bwo kwiba. Iyo utaramenya uburemere bw'icyaha wakoze, ntushobora kukihana ngo bigukundire. Iyo umaze kwicuza icyaha nibwo wiyemeza kukireka. Wenda sinshaka kugutinda cyane, abantu baza kubishobora muze gusoma Zaburi ya 51, usoma ukuntu Dawidi yihannye, Natani amumenyesha icyaha yakoze, ko yicishije Uriya agasambanya Betisheba umugore we. Urasoma iyo Zaburi ya 51, nawe ugiye mu mwanya w'Imana ukuntu yihannye, ntiwareka kumubabarira. Dawidi yarazi kwicuza, yarazi kwatura ibyaha bye akihana. Ahangaha niwe yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo unyezeshe Ezobu ndera, aravuga ngo Mana ngo nkize inyama y'umuntu. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Aya magambo yose dukoresha tuvuga kwihana, Dawidi yayandikiye hano muri Zaburi ya 51. Igice cya 4 cyo kwihana ngasoza noneho, ni igice cyo kwemera guhanwa. Abantu bose bashobora kwicuza, bashobora kwatura ibyaha byabo, bashobora no kubimenya, ariko ni bake baba responsable akavuga ngo nakoze aya makosa ngiye kuyahanirwa. Reka mbahe ingero ebyiri. Hari umugabo w'ahantu dutuye yagize ibyago, yijandika mu bwicanyi bwa jenoside. Then araza arihisha, abantu ntibamumenya. Haza kuza abantu bamuzi, baravuga runaka, uriya ni runaka. Aravuga turiya yakoze ibyaha bya jenoside. Yamahunga n'ubu ntituramenya aho yagiye. Reka mbabwire n'indi nkuru. Hari undi mugabo w'inaha
nawe yagize ibyago kubw'impanuka yica umuntu. Bamwe mushobora kuba mumuzi, ariko igikwereka yuko uyu muntu yasobanukiwe yuko ari responsable y'amakosa ye kandi yemeye guhanwa. Akimara gukora iryo shyano yahise ajya kwa gitifu aramubwira ngo please nyihutana kuri ribu bamfunge kuko nakoze ishyano. Haleluya. Abo bantu babiri, umuntu Imana ishaka, umuntu ufite umutima nk'uw'Imana ishaka, ni umuntu ubasha kwihana akabasha no kuba responsable y'amakosa ye. Haleluya. Impamvu why tugomba kuba responsable y'amakosa ye biri mu Baheburayo 12 ku murongo wa 5. Haravuga ngo, reka mvuga nk'amagambo make, haravuga ngo umuntu ntimwibagirwe kwa guhugura kubabwira ngo mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana kandi ntugwisari nagucyaha, ngo kuko Uwiteka ahana uwo akunze kandi agakubita ikiboko abo yemera ko ari abana be. Niyo magambo nshaka kubabwira, wenda muraza kwasoma neza, ni 12:5 kuri 11. Ndaza kubaha zino note nimba binshobokera. Umuntu wese utemera guhanwa ntaba yateninga imbabazi zuzuye. Ubuzima bwose ubayemo ukaba uri umuntu utemera guhanwa, udafite ubushobozi butuma uba responsable ku makosa wakoze, ntabwo uba uragira umutima Imana ishaka. Reka nsoze wenda mbamara impungenge zivuga ngo ibihano byose tuzahanwa, ubuzima bwose tuzahanwa, ibyago byose. Navuga igihano gikomeye umuntu abayeho, navuga nasobanura gute, ubuzima bwose abantu babayemo kandi batuyemo, nta gihano kibaho gikomeye kiruta urupfu Yesu yapfuye. Yesu yahanwe mu mwanya wacu. Niyo mpamvu igihe cyose wihana, igihe cyose wumva wifuza kuba responsable w'amakosa wakoze, ujye wibuka yuko Yesu yahanwe ku bwawe, ahubwo wihanune mu izina rye. Hari igihe umuntu aba responsable ku makosa yakoze akarenga umurongo. Nibyo byabaye kuri ba Yuda. Abona yuko yakoze igikorwa gikomeye, yakoze icyaha gikomeye, yicisha Yesu, ajya kwiyahura. Reka nkubwire mwene data, si ngombwa kugera kuri urwo rwego. Nuzajya kwihana ukabona igihano ukwiriye kirababaje cyane, ujye wibuka yuko hari uwahanwe mu mwanya wawe, ari we Yesu Kristo. Ntuzigere ugera ku rwego rw'aho wiyambura ubuzima ngo urashaka kugera ngo ku rwego rwo guhanirwa amakosa yawe. Ujye wibuka yuko muri Yesu Kristo twahaniwe ibyaha byacu byose. Muri we niho harimo imbabazi zose. Niyo mpamvu Yesu atwigisha kwihana byuzuye, yarangiza akanatwigisha kubabarira byuzuye, twakira imbabazi ze. Niyo mpamvu inkuru ya Yesu Kristo, ubuzima bwa Yesu Kristo, kubaho kwa Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo ari cyo gihano gikomeye, ari cyo gihano gikomeye umuntu akwiye kunyuramo. Ntabwo mwakumva bino bintu. Igihano cyose umuntu yari akeneye kwihana kiri muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu numara kwicuza ibyaha byawe, haleluya, kuko utazaba ushaka kunezeza abantu, uzihanire mu izina rya Yesu Kristo, icyaha cyawe kizaba gihanaguwe rwose. Niyo mpamvu iyi nkuru turifuza yuko muyibwira abantu bose. Turifuza kubwira abantu ngo mwe kwibabaza, Yesu Kristo yarabababarijwe. Mwe kwihana,
mwe kwishakira ibihano bibababariza umutima. Yesu Kristo yarabikoze. Ahubwo dufashe tubwire n'abandi iyi nkuru, mubatubwirire. Niyo mpamvu muri Luka 24:45 ku murongo wa 47 haravuga ngo Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Ndashoje, ariko reka mbabwire, tuzige kwihana cyane, ariko tumenye yuko igihano dukeneye guhabwa Kristo yaragihawe, ahubwo tujye twihana mu izina rye. Dukeneye kubana n'abantu, kuko dukeneye kubana n'abantu uzige kubabarira, nta kindi kintu usize inyuma. Murakoze cyane, Imana ibarinde.